Indwara yo mu mutwe izwi nka bipolar disorder ni indwara y'ubuzima bwo mu mutwe irangwa n'ibihe bihinduka cyane by'ibyiyumvo, ibitekerezo ndetse n'imyitwarire. Hari uburyo bubiri bukuru cyane bw'indwara ya bipolar disorder. Indwara ya bipolar 1 irangwa n'ibihe bikomeye cyane by'uburwayi byitwa mania ndetse n'agahinda gakabije depression. Indwara ya bipolar 2 igira uburwayi bworoshye bwitwa hypomania hamwe n'agahinda gakabije. Hari kandi n'ubundi bwoko bwa gatatu bwitwa cyclothymic disorder. Ndabasuje kandi bayi ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life. Ni ikiganiro tugenda turebera hamwe ibintu bigiye bitandukanye bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'ibindi bifitanye isano nabyo. Uno munsi tugiye kurebera hamwe byinshi ku ndwara yo mu mutwe izwi nka bipolar disorder. Ngewe bakusanyirije kandi ugiye kubibagezaho ni Muhire psychologist. Bayi ikaze. Ibipimo byerekana ko abantu bagera kuri 4.4% mu bantu bakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagira indwara ya bipolar rimwe mu buzima bwabo. Ibizwi nka genetique cyangwa se ibijyanye no guhererekanya mu miryango bifite uruhare runini cyane mu gutera iyi ndwara, nubwo imiterere y'ubwonko ndetse n'ibikorwa byo mu muryango nabyo bifite uruhare. Imiti ishobora kugabanya ibimenyetso, ariko hari igihe hashobora kwifashishwa ibizwi nka electroconvulsive therapy, mbese uburyo koranabuhanga bwo kuvura iyi ndwara mu guhangana n'ibimenyetso bikomeye. Reka turebere hamwe ibimenyetso by'indwara ya bipolar kugira ngo turusheho kuyisobanukirwa. Ibimenyetso by'indwara ya bipolar bishobora kuba ibyiyumviro bitandukanye bishobora kugira ingaruka mbi. Niba ufite ibitekerezo byo kwiyahura, gera ku kigo nderabuzima bagufashe cyangwa se utwandikire tuguze n'abaganga abatherapist, mushobora kuganira bakagufasha kumenya uburyo bwo kwitaho ndetse no kumera neza. Indwara ya bipolar disorder si ibijyanye no guhindagurika kwinshi k'umunezero gusa. Ni indwara ikomeye y'ubuzima bwo mu mutwe yahoze yitwa manic depression. Hari ubwoko bubiri bukuru bw'indwara ya bipolar butandukanye mu mikomerere ndetse n'ibimenyetso byayo. Abantu bafite indwara ya bipolar bagira impinduka zikomeye cyane mu munezero, rimwe na rimwe bakagira ibihe by'agahinda gakabije n'uburwayi bwitwa mania. Uburemere n'ubwoko bw'ibi bimenyetso biterwa n'ubwoko bwa bipolar umuntu afite. Igice cya mbere cy'ubu burwayi bwa bipolar kizwi nka bipolar 1. Abantu bafite bipolar 1 bagira byibuze igihe kimwe cya manic mu buzima bwabo, nubwo bidakenewe ngo babone uburwayi bwemewe. Benshi bagira ibihe by'agahinda gakabije mu buzima bwabo. Igice cya kabiri ni ikizwi nka bipolar 2. Abantu bafite bipolar 2 bagira byibuza igihe kimwe cya hypomanic, uburwayi bworoheje bwitwa mania, ndetse n'igihe kimwe cy'agahinda gakabije. Reka noneho turebere hamwe ibimenyetso biranga abantu baba bafite bipolar, mania cyangwa se hypomania. Ibimenyetso by'ibihe bya manic cyangwa se hypomanic harimo kwivuruguta mu myitwarire mibi, kudakenera gusinzira cyane, kuyoberwa cyangwa se kubona ibintu bidahari, kugira umunezero ukabije cyangwa se urushijeho kugirwa n'ibyiyumvo biri hejuru cyane, kwiyemera cyangwa se imyitwarire idakwiye, kwiyemeza gukora ibintu bidasanzwe nko gutega amafaranga cyangwa se gukoresha amafaranga y'ikirenga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Harimo kandi kugira irari ry'igitsina cyangwa se guhuza ibitsina mu buryo bukabije. Harimo kandi kurakara vuba, kugirana amakimbirane cyangwa se kugira ubugome bukabije. Harimo kuba ufite ubushyuhe bwo mu mubiri bukabije ndetse no kugira umuvuduko mwinshi ndetse no kutaba hamwe, tutibagiwe no kutaruhuka. Harimo kugira ibitekerezo byinshi byihuta ndetse yewe no kuvuga cyane mu buryo bukabije. Ibihe bya manic bimara byibuze iminsi 7 cyangwa se icyumweru. Ibihe bya hypomanic bigira ibimenyetso bimwe n'ibya mania tubabwiye hejuru, ariko byo biba byoroheje, ntabwo biba bifite ubukana nk'ubw'ibihe bya mania. Reka noneho turebere hamwe ibimenyetso by'agahinda gakabije ka bipolar. Muri iki gihe cy'agahinda gakabije umuntu ashobora kugira ibimenyetso bikurikira:
harimo kurira ku mpamvu zitazwi cyangwa se kugira agahinda gakabije kenshi, harimo kugira ibibazo byo kwibanda cyangwa se kutabasha gufata icyemezo, harimo kunanirwa cyane, harimo kandi no kubura ubushobozi bwo kuva mu buriri, harimo kumva ufite uburangare cyangwa se kutagira icyizere, harimo kutumva uraje ushinga n'ibyo wari usanzwe ukunda cyangwa se ukora, harimo kutita ku buzima bwawe, imirire cyangwa se umubiri wawe, harimo kuryama cyane cyangwa se kugira ibibazo byo gusinzira, harimo kugira ibitekerezo byo kwiyahura cyangwa se gushaka kwangiza umubiri wawe. Ibibazo byo mu mutwe nk'ibibazo byo kwibuka, ibibazo byo gutumbira ikintu kimwe ndetse n'ibibazo byo gufata ibyemezo bishobora kuba ikintu cya mbere abantu babona mu bantu bafite agahinda gakabije ka bipolar. Hari kandi ibimenyetso by'umubiri bijyana n'ibihe by'agahinda gakabije ku muntu uba ufite indwara ya bipolar disorder. Muri iki gihe cy'agahinda gakabije ku muntu ufite bipolar disorder, umuntu ashobora kugira ibimenyetso bitandukanye by'umubiri. Impinduka ku biro nabyo ni ibintu bisanzwe biranga abantu bari mu gihe cy'agahinda gakabije ku ndwara ya bipolar disorder. Abantu bamwe kandi bagira ikibazo cyo kurya iyo bumva bafite agahinda, abandi bagahunga ibyo kurya, bityo kugabanya cyangwa se kongera ibiro ni ikimenyetso gishoboka cyane mu gihe cy'agahinda gakabije ku muntu ufite indwara ya bipolar disorder. Nubwo bidakunze kubaho, abantu bashobora kugira indwara y'imimerere yitwa cyclothymia. Iyi ndwara itera impinduka mu munezero zidakabije nk'izo muri bipolar 1 cyangwa bipolar 2 nk'uko twabivuze. Iyi cyclothymia ikunze kugaragara mu bwana. Mu bihe byinshi ishobora kuba intangiriro ya bipolar 1 cyangwa se bipolar 2 nk'uko twabibonye. Hari ubwoko bubiri bw'ingenzi bw'indwara ya bipolar butandukanye mu buryo ibimenyetso bibigaragaza n'uburemere bwabyo. Kuko twabibonye, bipolar 1 irangwa n'ibihe bya manic by'uburwayi bw'imitekerereze n'ibimenyetso nk'ibitekerezo by'uburiganya, kubona ibintu bidahari, impagarara nyinshi, kudakenera gusinzira ndetse no kugira ibyiyumvo byihuta cyane. Nk'uko twabibonye kandi, bipolar 2 itera ibihe by'agahinda gakabije n'ibihe bya hypomania, aribwo burwayi bworoshye bwa mania nk'uko twagiye tubibona. Indwara ya bipolar disorder ishobora gutera ibibazo mu buzima bwo mu mutwe. Nta muti wihariye w'indwara, ariko ibimenyetso byayo bishobora gucungwa neza hakoreshejwe imiti ikwiye. Ibibazo bishobora kuvuka rero niba indwara itavuwe, harimo ibibazo mu ishuri cyangwa se ku kazi no mu mibanire, gukoresha ibiyobyabwenge cyangwa se inzoga, ibibazo by'ubukungu ndetse n'ubutabera, kugira ibimenyetso bikomeye twavuze haruguru, kugira ibindi bibazo byo mu mutwe bitandukanye ndetse n'ibibazo byo mu mubano ku muntu ufite iyi ndwara ndetse n'abantu babana nawe. Harimo kandi kwiyahura cyangwa se kugerageza kwiyahura. Reka turebere hamwe itandukaniro hagati y'abagabo n'abagore bafite iyi ndwara. Abagabo bakunze kuvurwa bakiri batoya. Iyo bafite iyi ndwara bagira ibihe bibakomereye cyane kandi bakunze kugira ibibazo byo gukoresha ibiyobyabwenge. Abagore bakunze kugira ibihe nabo bibagoye by'agahinda gakabije cyane kandi bagira ibihe bihinduka cyane hagati y'uburwayi bwa manic ndetse n'agahinda gakabije. Reka noneho turebe iyi ndwara ya bipolar mu gihe cy'ubwana. Nubwo indwara ya bipolar disorder ikunze kuvurwa mu bantu bakuru bafite imyaka irenga 18, ishobora kugaragara no mu bana. Uburyo iyi ndwara igenda bukunze kuba bukomeye cyane iyo ivuwe mu bwana. Iyi ndwara ishobora kugenda iyo ivuwe mu bwana. Ibimenyetso nabyo akenshi bigaragara mu bana bitandukanye n'ibyo mu bantu bakuru. Bimwe mu bimenyetso abana bashobora kugira harimo kuba umunyarugomo, kudakenera gusinzira cyane, umunaniro n'agahinda gakabije, impinduka mu bwenge, kudatekana, kurakara vuba, kugira intege nkeya, kwigira intwari n'umutabazi, kwinubira ibitekerezo by'abandi. Ibi byose ni ibimenyetso biranga abana bafite iyi ndwara ya bipolar disorder. Muri iki gihe cy'agahinda gakabije,
abana bashobora kugaragaza ibimenyetso nk'ibibazo by'umutwe, ububabare mu nda, kuryama cyane, impinduka mu buryo bafungura, kumva bababaye cyane ndetse no kubura imbaraga. Kuko ibi bimenyetso rero bidakunze kugaragaza indwara ya bipolar gusa, mbese bikunze kugaragaza izindi ndwara zo mu mutwe, ni ngombwa rero kuvugana n'abaganga mu by'ubuzima bwo mu mutwe kugira ngo umuntu akurikiranwe neza. Iki ni ikiganiro Psychology for Better Life, twareberaga hamwe indwara ya bipolar disorder. Niba wadukunze kora like, kora subscribe nimba ari ubwa mbere twumvishe, cyangwa se nimba utarayikora kugira ngo tujye tubana uko dushyizeho video yose ujye uyibona. Udufashe kandi gusangiza abandi kugira ngo dukomeze kwaguka ndetse nabo babashe kumenya byinshi ku byo tugenda tubategurira. Ndabibutsa ko tubahuza n'inzobere z'abaganga, abatherapist. Igihe waba ushaka kuganira nabo, ushobora kutwandikira kuri nimero tuba twatanze, haba kuri WhatsApp cyangwa se ukaduhamagara, ubundi tukagufasha guhura nabo. Njye wakusanyirije ibi ngibi kandi wabibagezagaho, ndi Muhire Psychologist. Naho ubutaha. Ciao.